Abagore batatu nibo bamaze gutandukana nawe kuva igihe uyu mwami yimiye ingoma akaba umwami. Abana basaga 30 bamaze kuvuka. Hari umugore umwe wamujyanye mu nkiko amuziza ko yamushimutiye umwana w'umukobwa w'imyaka 18 akamugira umugore kandi uwo mukobwa atabishaka n'uwo mugore mama we atabishaka. Umwami w'ubwami bwa Eswatini muramuzi cyane, n'ejo bundi yitabiriye umuhango wo kurahira kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mwabonye imodoka y'igitonore yinjiyemo ubwo yinjiraga muri Stade Amahoro. Reka tumuvugeho, tuvuge ku bintu bimuranga mu gihugu cye cya Eswatini cyangwa se mu bwami bwe, abagore be, papa we, ndetse tuvuge kuri byinshi bigenda bimuranga harimo kwinezeza kudasanzwe, yewe rimwe na rimwe akaba yisanga mu nkiko azira amakosa amwe namwe. Nge nitwe Eric Radu, Imana ihorane namwe, murakaza neza. Ntabwo dushobora kuvuga ko ubu bwami bwa Eswatini bwagutse cyane kubera ko bufite abaturage batari benshi cyane. Bufite abaturage ibihumbi 118 barenga gato. Ariko igitangaje ni ukuntu 27% by'abaturage ba muri iki gihugu bamaze kwandura sida. Eswatini ni kimwe mu bihugu babara muri Afurika bifite abaturage benshi bamaze kwandura sida. Abenshi nabari munsi y'imyaka 20, birumvikana n'urubyiruko. Ubusanzwe ntago mbere iki gihugu cyitwaga Eswatini, ahubwo iki gihugu cyitwaga Swaziland. Abantu bavutse kera bakize nka Swaziland, ariko aho uyu mwami Muswati yabereye umwami wacyo yahinduye byinshi bikigize harimo n'izina ryacyo. Agihindurira izina akita Eswatini, ubwami bwa Eswatini, Eswatini Kingdom. Mbere gato yuko umwami Muswati yima ingoma akaba umwami w'iki gihugu, cyabanje kuyoborwa na se witwaga Sobuza. Uyu mugabo niwe wabyaye abana benshi, ndetse mu bana yabyaye hari harimo n'uyu nguyu Muswati. Uyu mugabo Sobuza bivuga ko yatunze abagore benshi cyane. Ababashije kugaragara ni abagore 125 bose. Muri aba bagore, umugore wa nyuma niwe wamubyariye umwana w'umuhungu waje kumusimbura ku ngoma b'umwami. Niwe uyu nguyu turi kuvuga, umwami Muswati. Uyu mugabo Sobuza yatanze afite imyaka 82. Birumvikana umwana we w'umuhungu wari uzamusimbura akajya ku ngoma akaba umwami yari afite imyaka 14 yonyine. Ntago yagombaga rero kuba yaba umwami afite imyaka 14 kubera ko itegeko ryabo ntago ryabyemeraga. Bahise bashaka ugomba kumusimbura, maze ategereza ko uyu mwana yakura akaza kwima ingoma. Ni nako byaje kugenda. Uyu mwana Muswati yarakuze, akura ari umuhanga kandi akura yiga, ariko akura kandi akunda ibya gisirikare. Ni nako byaje kugenda aho uyu mwana yaje kuba umwe mu barinzi bakomeye b'umwami, abo mu Rwanda twita CTU. Igihe cyarageze uyu musore Muswati areka kuba umurinzi w'abandi, ahubwo nawe atangira kurindwa. Bivuze ko ubwo nawe yari amaze kuba umwami, ya myaka yo kuba yaba umwami yari imaze kugera. Yima ingoma. Akimara kwima ingoma nk'uko twabivuze, yahinduye byinshi mu gihugu cye, harimo n'izina ry'igihugu icyitwaga Swaziland ihinduka Eswatini. Ingoma y'uyu mugabo yaranzwe no kwinezeza, yewe harimo no kwinezeza ku bagore b'abandi bagabo batabishaka. Bivuga ko abagore 15 aribo amaze gutunga bazwi. Ariko hagati aho hari icyo ntababwiye. Ubundi umwami iyo akimara kwima ingoma, ababwami baba bagomba guhita bamushakira abagore 2 bazwi. Abo baba ari abagore bazamufasha gutunganya imirimo y'ubwami yose. Ariko nyuma abagomba kwishakira abandi bagore bose ashaka bakitwa inshoreke. Muri izo nshoreke nibo baba hazavamo umwami cyangwa se umugore umwe uzabyara umwana akazaba umwami nawe. Ntago muri abo bagore 2 ba mbere yashakiwe haba hagomba kuzavamo umugore ubyara umwana uzaba umwami. Oya, aturuka muri izo nshoreke. Buri mwaka mu bwami bwa Eswatini haba umuhango aho abakobwa b'amasugi baza bakiyerekana cyangwa se bakabyina imbere y'umwami, maze akaza kuza guhitamo umukobwa mwiza yakunze agahita amubera umugore. Ariko kandi ku rundi ruhande bivugwa ko hari umwana w'umukobwa wari umunyeshuri muri kaminuza wigaga, maze abagabo 2 baza kumushimuta aza kwisanga mu muryango w'ubwami. Icyo gihe mama w'uyu mukobwa yaramuhize aramubura, amushaka ahantu hose aramubura, ariko kandi nyuma aza kumenya amakuru ko uyu mukobwa yari ibwami ngari gutegurwa kugira ngo azabe umugore w'umwami. Mama w'uyu mukobwa yahise ajya kumurega. Muri uko kujya kumurega ikirego cyaragiye kirazamuka, ariko kubera ko umwami ari we wenyine uba ugomba kuvuga ijambo rya nyuma mu gihugu cye, n'ubundi ntacyo byatanze. Uyu mwana w'umukobwa naje guterwa inda, kandi bivugwa ko iyo umwami yaguteye inda uba utagomba kujya kure ye, nibwo uhita witwa umugore we. Ubwo rero mama w'uyu mukobwa cyangwa se mama w'uyu mwana w'umukobwa wari ufite impanga y'umuhungu yaje guhebura. Kugeza kuri ubu
nta mubare w'abagore uzwi uyu mwami Muswati agomba kuzatunga, kubera ko biracyakomeza agenda yitungira abagore ashaka. Ejo bundi aza mu Rwanda hari umugore muto mwabonye yazananye nawe, ntabwo bivugwa ko ari uriya afite, kuko afite abagore benshi. N'abandi muzagenda mubabona, abantu bazakomeza gukurikirana iby'umwami Muswati. Ikindi kandi uyu mwami Muswati aravugwaho kwinezeza mu mafaranga y'igihugu atitaye ku banyagihugu. Ikindi, muri iki gihugu haravugwa ko umuntu aba yemerewe gutunga abagore barenze umwe kubera ubwinshi bw'abakobwa bakirimo cyangwa se abagore bakirimo. Umugabo wese ushoboye aba agomba gutunga abagore barenze umwe nk'uko umwami agomba kubigenza. Tuvuze byinshi kuri Eswatini ndetse na Muswati ushobora kwira bugacya. Nimukenera ko tubigarukaho tuzabigarukaho birambuye. Ndabashimiye, nitwa Eric Rado. Nizeye ko mwakoze subscribe ku Dushya Kingdom. Ndabakunda cyane.